Naenda jana mvio rap yawe. Reka tumwumve. Umva rugaji nyamuragira, umva rugaji mu birunga, umva rugaji nyamuragira, umva basoda, umva rugaji nimuregeze, umva rugaji nyamuragira, umva rugaji prema. Agera neza abantu ngo ndimwe ngo ndingegera. Shego ugende uneze shaman. Twagiye kureba inyogoye. Ndi kumwe na Iris TV Shadow. Tujya kureba inyogoye. Biramubabaza. Tujyana nanuza nyina w'abapampe. Tujya kureba inyogoye dukora interview biramubabaza. Kwiruka imihanda bihirimbwa n'abasazi gusa aho murimo mugana simpazi satani guhesha k'ibumoso wakiburyo gafashe inkoni bikiri mu maguru mashya mugarurira iryo kamba. Ogomatanga lelo ogomatanga yi lelo ogomatanga ogomatanga Nese niba ufite umwana w'umukobwa ufite imyaka 15 ukambara kaminura umukecuru uwo mwana wazambara iki ubwo zambara ubusa ari abantu njya mbona kuri televiziyo bambara udukariso duhishe nk'ahano imbere hano ku gitsina gusa ari wafunze akandi kagozi kanyuze hagati y'ikibuno gutyo yambibona kuri televiziyo hariho nabonye wa wundi yafashe amashu ayashyira ku tubere tw'umukobwa bajya mu bwato ngo nama hano ikariso ayigira amashu rwose biriya bintu ko urafata amababa y'amashu turya urambika amabere nk'Abanyarwanda koko ibintu bizatumarira iki bizatugeza so mukomeze musambane rero Presikide komeza uryoherwe Ndimbati komeza wihangane Imana nibishaka izakugaro. Thank you very much murakoze cyane. Time greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza cyane. Nikangusuze woherereye mu duce tugiye dutandukanye nkubwire ni Imana ikomeze ikumere imigisha itagabanyije udahema kubana natwe. Ni MC Seti no Mutako TV nkuko bisanzwe ushobora kuba ufite igitekerezo, ufite ubuhamya, ufite inkuru wifuza kwisangiza Abanyarwanda. Ushobora kumamagara cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp kuri nimero yanjye igendanwa 0782 477 kuri kamera z'Umutako TV turi kumwe ariko ubanza MK ari ubwa mbere ndetse kandi no hepfo hirya hepfo ubanza ari ubwa mbere ariko turi kumwe na YAKA mwana mera mikoro YAKA mwana tubanze tumwakire noneho tujye muri mood y'ikiganiro. Ndi kumwe na MK no mu director w'ama video, ndi kumwe na YAKA mwana ibindi emikaraza kugenda tubwira hepfo nawe. YAKA mwana byifashe bite? Ibyerekeranye n'abastare nge nago naje kwiyamamaza hano ku Mutako kuko ndazwi hano ku Mutako TV asinda tunomi mfite video nyinshi hano ku Mutako TV nago naje kwiyamamaza niba mwaje kwigaragaza that is yourself's problem nibazo byanyu bareba abashaka kwigira abastare twe nta ruswa twatanze ni Imana yabiduhaye. Ibyo se bije gute bande YAKA aya twe nago twiyamamaza baratuze muri Kigali bro. Niba ushaka kurya hiti oya hiti gute se kandi twe nago abantu bagende bavuga ngo inyogoye ngo yagukuye oya pani inyogoye even right now bireba views comments zirari inyogoye ngo yagukuye kwa Yagoso je nago ndi umwana wa Yago twahujwe na showbiz Nyarwanda birumvikana ariko nyine twe nago twaje kwiyamamaza hano dakusi nago nzi YAKA director wa mbere mu Rwanda ubwo nago nzi koko director wa mbere mu Rwanda wakangaye wa mbere director nkanikurikira washutinze filime Nyarwanda se oya nge nkora video z'indirimbo. Okay, director w'indirimbo ukora video z'indirimbo you are director. Nese kuki wahagaze warekerenye cyane? Ntago nge nahagaze kandi ari gukora nyine n'ibikorwa uri kubibona. Nta kibazo ariko ba director nanjye nyina filime Nyarwanda ndi n'umukomediye mu Rwanda first of all kuba umukomediye n'umufilmmaker and comedian
biratandukanye. Yes, reka twinjire mu kiganiro. Twakiriye director MK nagira ngo akore presentation y'uyu muvandimwe, none tuze twinjira mu kiganiro neza. Mbabwiye ni mpamvu tubahuje na Yaka kugira tugire ibyo tuganira. Yo Wacaguhangana nawe batari bashaka kwinjira muri industry. ntago ari uguhangana twe twayinjiyemo zamani Yaka. Yaka ubundi umva icyo bita introduction. Nzabibwire abadukurikiye none tuze twinjira mu kiganiro neza. Okay. Amazina yanjye y'ukuri ni Young B, original mu muziki, nyita King, mu kazi mpora ndi OG, ry'ibitaka ry'akavumbi ngo miginoti. I'm the big rap in town. Va kubyara in town muri rap naje nkazi. Reka nanjye nkabe. Ndi kumwe n'abahungu b'icyo gutegereza. Ntabwo ndumanzi njye nyina filime nyarwanda. Biduhangweho. Wonderful. Rakoze cyane Yaka, nanda jyana umviyo rap yawe. Reka tumwumve. Ngana uduhe. Akapera ewana none tuze twinjira mu kiganiro tumeze fresh. Wiraka Buretse maze nekereza nawe wabanje gutegura jewe rene nakubise freestyle. Buretse nawe maze netegura. Ni freestyle nutekereza birapfa. Umva rugagi nyamuragira, umva rugagi mu birunga, umva rugagi nyamuragira, umva basoda, umva rugagi nimuregeze, umva rugagi nyamuragira, umva rugagi chu, umva rugagi Umva rugagi mu birunga. Nibaji hose iragenda, umva rugagi hose iragenda mu birunga, umva rugagi nyamuragira, umva rugagi bu, umva rugagi hubu, umva rugagi bu. Yaka iyo ndirimbo yawe iri hanze. Iri hanze iyo ndirimbo yawe. Ni indirimbo nyine y'abantu babaye amagishi. Dushimira RDF by'umwihariko, ariko so ni indirimbo za kera ngo mapfa kuzibuka mwebwe abasiviliya. Thank you very much. Okay, Yaka niyo mpamvu rero twe twaguhuje n'aba bavandimwe kuri uyu munsi wa none n'abahanzi, noneho kujya tugire n'uburyo tuganira ku bijyanye na entertainment n'ubuzima bwa buri munsi muri rusange. Uyu n'umuhanzi urimo kuzamuka, ngira ngo afite n'indirimbo na Majid the Black, ni indirimbo nziza cyane bayita Niba, ahubwo yibagiye kutubwira izina rye. Ngi ntago nshaka kurivuga, ariko noneho n'abadukurikiye babashe kukumenya ni umuhanzi, ni muntu ki muri hip hop, uje gute, n'icyo uzanye. Iyo niyo introduction yawe nagira ngo utubwire, noneho tuze twinjira mu kiganiro. Yo amazina yanjye nkoresha mu muziki banyita Young B. Ko numva biguca. Young utari umuntu nyine udafite inyinya. Fatire mikoro. Nwango Young B. Yes, Young B. That is your name. Uruyuki ruto niko bishatse kuvuga. Young B. Uruyuki ruto. Abandi umuhanzi nyarwanda. Abamaze igihe muri industry, ariko ni kwa kundi wenda bamwe na bamwe bagiye banzi kuko twarakoze kuva kera, ariko kubera ko icyagiye muri cyagiye abantu ku mafilime murabizi ko twakunda kudukira amafilime ku mafilime mbo, ariko nari maze igihe ndakora abantu bari bategereje ibikorwa. Nibwo rero nayumvuze ati umuzigo nayifite projet na Majid the Black nshyashya bitangwa na Niba. Iyo projet niyo nayimaze iminsi ndi gutegura. Nta bintu byinshi dushaka gusobanura hano. Wowe uri umuhanzi, njye nyina filime nyarwanda. Ikibazo njye mfite hano muri sinema nyarwanda, abantu bashaka kwigira abantu badanje ngo yagwa ngo nabamuvugaho ngo yakamwana ngo yavuze ngo ari mu 30. Ayo marangamutima yanyu mabi n'imitima mibi yanyu yagumuzanya imbere y'ameza, ukamubaza niba nabi 35 ndimo. Imana yonyine izamana. Mujye muri ikintu by'amarangamutima n'amakomantere ngo baramwanga ngo umva ntago ndi indaya, nta none retano kuri isi mwanya nazimbwa wild brother. Umutima mubi yayenze gute Yaka? Isi ntabugome mfite brother. Yakagabanya ubugome. Akona komantere z'abantu niba yago ndimo 35,000 ntago amafaranga menshi. Yago TV show yakorera mu masaha harya. Ngo nshaka kubyinjiramo cyane ndetse kandi no gutongana yego seti byarambabaje kuno abantu bagenda bakomatinga
natwe tureba YouTube umuntu akagenda karoneka yego ngaragufashe yego reka ngagire muceri njye nta views namuhaga njya nkurije ikiganiro bo nta nyungu yabaga bifitemo amafaranga bamwohererezaga man only God knows ayo marangamutima yanyu y'imitima mibi n'ubugome bwanyu God bless you ndababwiye Imana izabaho umugisha. Wow. kabisa Tube tubyihoreye yaka. Noneho rero tugiye kuganira. Birumvikana. Aha. Tugiye rero kuganirira hamwe n'aba 35,000 hip hop ndayikunda bitewe n'uramuhanzi nyakwigendera Jay Paul naramukundaga cyane nubwo nizi mbana nawe cyane ariko hip hop nanjye ndayikunda nubwo nayizi urabizi ngiye ni umukongomani ntabwo n'umunyarwanda ariko hip hop y'inyarwanda ndayikunda cyane kandi ndamwifuriza gukomeza kazamuka akomeza step by step agenda ashyiraho videos ze agaragaza imbaraga ze vraiment agera neza abantu ngo ndimwe ngo ndingegera yego ugende uneze shaman twagiye kureba inyogoye ndi kumwe na Iris TV Jado tujya kureba inyogoye biramubabaza tujyana nanuza nyina w'abapampe tujya kureba inyogoye dukora interview biramubabaza utima mubi wawe Imana izaguha umugisha. Yes, ladies and gentlemen, nkuko nabikubwiye nayindi kumwe na director MK, ni director ma video, director mwiza cyane hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'umuhanzi urimo kuzamuka muri music hip hop akaba yitwa Young B. Tugiye kuganira nabo ariko noneho yaka nibwo twe tugiye gukora ikiganiro yakaravuga ati ngiye gukorana nabo baniga kumbi noneho dutangiye ikiganiro azana ibindi biteye biri muri gahunda. Okay, birumvikana yego ni schedule yiwe na yago ubwo bafite ibyo bapanze bafite uko byagenze ubwo ni nabo bafite uburyo ki bazabyicemuriramo sibyo. Young B kaze ku Mutako TV. Murakoze cyane kandi mwakoze kunyakira ku Mutako TV. Noneho rero tangira ubwira abadukurikiye Young B ni umuhanzi nyarwanda yego noneho Young B amazina ye nyakuri agapera tuza tuganira fresh tunagwamo neza mu kiganiro. Okay, ubundi abaraperi tumeze nk'abami ba kera ubundi twarivugaga ntago kuvuga mu magambo reka mbaye mu kapera. Mbona ibwo mudabizi benshi muri mwe mwararenzwe niyo mpamvu kuri ngiye mbona nta birenze. Hari nabo duhurira i Nyarugenge benshi muri bo baseta ibirenge nimutuze sindabahaga henge ubu naje nk'uruhara murarye muri menge ninjye wa muraperi nyiri za slang za Kigali si Kigoma canga irangi n'izindi ubundi mu kazi kose ntago ari uko biri kose mugani w'umusaza kirabiranya ndi byose. Wow. MK kaze ku Mutako TV. merci kabisa kuba mu mayikazi. Director MK tongeraho nyiri umutwe ari kivurumva nyiri umutwe director man. Ni iki gishyashya nka director MK uzanye muri uyu mwaka mu myaka yose wakoze ni iki gishya noneho uzanye how make your innovation uzanye cyane yuko uri kumwe na Young B ariko sinzi niba ari we mukorera indirimbo sinzi niba ari we manager we nibyo byose ngira ngo noneho tuganire n'abadukurikiye babasha kumenya se ibihangano bya Young B nshobora kubisanga hehe director MK akora ibiki ese nge namubona gute. Yes, welcome. No kuvuga ngo mbere na mbere n'ubundi murambaha ibintu bishya simubizi no kuvuga ngo no mwaka tugomba gukora nyine ibintu bigiye bitandukanye byinshi ku bijyanye na music directing yanjye nyine muri rusange no ku bijyanye nyine na management. Ubaka kanya Young B ari muri manager nyine ari ndi ku managing management yanjye to no kuvuga ngo ubino ndirimba hano wanayikurira kuri channel yanjye nyine bayita zone 250. Ariko imaze igihe kingana ikisohotse kuko amashusho yayo
dukurikije wenda face cyangwa se look ya Ama-G The Black uko ameze muri iyi minsi mbonye bitandukanye n'amashusho iriya ndirimbo yakozwe ryari? yakozwe kera nyine ariko iba ibitse muri studio. Yari imaze amezi 2 tuyikoze twishutinze. Aha, none uravuze ati nzanye ibintu bishyashya, ariko bintu kibishyashya uzanye udushya cyuzanye? Icyambere nzanye nyine video ziri creation ziteguye n'ama projet menshi. Urabona yenda sinzi nimba uri kureba video zigezweho muri no minsi. Rero nanjye ndashaka gukora ikinyuranye noneho nkarenga kuri bari aba director aba bayizikati uriya baba baniga bose nyine ubona bari mu kibuga hagati. Ariko oya ko abantu bagenda bavuga gura ibigambo ngo inyogoye ngo yare gusimbiye kuri yako, urebye views mfite kugeza n'uyu munsi inyogoye yakina kuri yakamwana views afite ugafita n'inyogoye mu maso. So nindi ufite aba followers n'aba fans from United States of America. Ibintu bya social media bive mu kwibira umunyamuziki. Oya nje nago ndumuhanzi. Tujoining. Dore uyu nguyu ukwegere ni director. Akora ama video. Urikumva? Kamaze ndirimbe numve wenda niba mfite umuhogo. Gerageza uririmbo numve ko Yaganaga bela yo bizu, inanguye bizu. Yaganaga bela yo. Yakawa. Ndi gushishura indirimbo ya Kofi. Ariko kugira ngo numve yaganaga bela yo bizu. Ndi kugenda Yaganaga bela yo bizu. Yaganaga bela yo. Yaka sinumva ubwo byaje ahubwo si ugira ngo wamugani. Oya umbe mike Yaka ibintu bya showbiz nabivemo yibera umuhanzi ko bimeze. Dore ubungu mufatire mikoro natubwire bishobora kuri wabishobora man kuko ahubwo twaguteye inkunga byara ariya irandirimbo yaturirimbe ni butine ni bahita yakongera dusubiremo gatongera dusubire ya ndirimbo ya mbere Yakawa yakanaka bela yo bizu yakanaka bela yo nzimbo yakanaka bela yo nzimbo yakanaka bela yo yaka bela yo nzimbo. Iyo ndirimbo iri mu yenjyana n'iringara washobora kurapa sa nk'uturapiraho gato na mikoro ntabwo ndi fari pupa niwe bizikora njye ndirimba indirimbo z'ingongomani. gerageza urapeho akantu gato reka mbafashe mikoro noneho tubashe kugendana sibyo noneho twivugiranamo kugira ngo twihutishe tubashe gusoza ikiganiro. Banza umuhereza agapera noneho yakana wagendereho twumve. Twagiye okay. Nyita Young B ntago ndi maginamu izo nkina zose ngemura ni karamu nge nturukira usizi naje nje kubakoramo akazi nazanye slang nyita canga irangi kora akazi bakora swap baza niyo bita canganya gutarike ebyiri nza niyo bita inkoni nayo bayikoramo swap baza niyo bita penkoni nazanye ibitendo muri umujyi bikora akazi kwiruka imihanda bihirimbwa n'abasazi gusaho murimo mugana simpazi satani guhesha k'ibumoso wakiburyo gafashe inkoni bikiri mu maguru mashya mugarurira iryo kamba. Yaka twagiye Tokobi na miso na mise lelo ogomatanga chu lelo ogomatanga chu lelo ogomatanga lelo ogomatanga chu ogomatanga chu ogomatanga ziko ubuzima faye umunsi noneho yakafite n'idanje. Watangiye umuziki ryari? Okay, natangiye umuziki 2014 muri cyagiye cyaba abo bita ba Generous ba Mukadafu mu kiragiye kuko twafashwaga na Rock Entertainment muri icyo gihe. Niye mpamvu yatumye uva kwa Rock? Impamvu yatumye mva kwa Rock mbo haje kuza kuko nabo muri icyo gihe bari gukora ariko biza kuba ngombwa ko muri icyo gihe bwa mbere twatangiye gukorana nabo bari kuzamuka ariko nyine uko industry igenda ihinduka
bo bagenda batangira gufatwa n'abandi bashoramari. Rero abashoramari bagenda kuko buryo umuntu yagufasha kuvuga ati ngo tugukoreshe bitandukanye na kwa kundi wikoreshaga. Icyo gihe natwe rero abantu babasani twabashaga kubakoraho promotion mu buryo bworoshye bita biba ikibazo kuko nyine urumva ko nimba bagiye gufashwa bari gukoreshwa n'indi management birasa ko natwe nk'abasani turi buce muri iyo management kugira ngo babasobanuzi bacu tubashe gukora kandi nta kintu twabahaga. Ako hari ukuntu bavuga MK yaramaze kutubwira ngo ubwo uri muri management yiwe ndetse kandi indirimbo ufite na Maji the Black iri kuri channel yiwe. Yes, hari ukuntu abantu batangirana gutya ariko ugasanga nyuma y'igihe kitari kirekire igihe gito cyane barashwanye baratandukanye. Ese mwebwe mu mikoranire yanyu mubona mufite uburambe bwo kuzakomeza kugira ngo mwubake project mwihaye muri mwebwe ari nako agushyigikira kuzamura muzika nyarwanda muri hip hop yawe? Mubona muzabigeraho bizakunda kubera ko ikintu cya mbere ntago ndi umwana muri iki kibuga tu nubwo wenda hano ho n'ubwa mbere mbashe kuhagera kuko narakoze mu kiriya gihe kandi wenda kuko murumva mu muziki wa 2014 na 2015 twarakoraga ugasanga nyine ukoze nk'ikintu nk'umu upcoming kandi wagira nk'umuntu ugufasha akantu gato cya kintu kikata kigera ahantu henshi cyane. Hari nk'abantu bazi nk'indirimbo zanjye bitaba babikina ndimbo ni indirimbo nk'izo ngizo cyangwa irangi ndi kumwe na Gisa ni indirimbo nk'izo ngizo abantu benshi bagiye bazibona cyane zigenda zitrending. Ariko urabizi ko uko dukora ntago tubura abantu baduca intege urumva ntago tubura abantu baduca intege ubwo hari igihe umuntu azaka guca kime agashaka impamvu zindi ku buryo nyine ugasanga cyagiye warugezemo cyo abantu rero mugenda muca abandi intege that is not clear my brother. Ariko burya nk'ikintu ubona umuvandimwe wawe ari kuzamuka ukagenda ukagira abandi bantu bagupushinga ubwo ati man ufite impano kandi ibintu warabikoze twarakubonye urabona ko uburyo ukoramo tubona ko nawe hari kugufasha cyane ko abapapa cyangwa umutwaje tubaza akiri kore imitima mibi yanyu ngane ibintu verite barabizi ko nabantu baza bura imana ushira gwemu kuyu munsi bivuze ngo papa cyangwa yagusanze mu kibuga wowe urimo free ariko iyi imana igufasha imana nambabazi n'abasani benshi gusa nyine nawe ubwe kuko twara kuvuga ngo we uharukuruza mu kibuga umutima nizagufashaga kuri promotion bashowe no bitagasankara nubwo atakiri gukora muri no minsi abantu no papa cyangwa nyine kwa kundi ushobora kuvuga ati twacyo baricyo ariko urumva imana bimeze biti none se umukoboye kumugera gutya byagenda gutya gutya urumva bituma rero so I cannot talk so much ariko so man tumunyine ikibuga turakimumenyereza gutya no kuvuga ngo yakinsanzemo si n'ibintu byadanje kuko nawe arabizi nyine to kaje kubaririmbira karimbo kiwawa abajama banje bafungiwe wawa munzererezi yakatubwire ndabafasha nta kibazo abajama banje bafungiwe wawa munzererezi nabavuyeyo bagiye mu myuga indirimbo zingahe karimbo nje kubaririmbira gashimisha inzererezi zose zifungiwe wawa tumaze igihe kinini dutangiye gukorana siyasa na discipline twarabikamiritse igisigaye cyashize nibwo twatangiye gupanga nyine ibyo bintu byo kugirana amasezerano y'imikoranire nyine to rero ino niyo projet ya mbere dukoze ariko n'izindi zirahari muri studio ahubwo abanyarwanda bo babe tayari kabisa bitege kumva projet zifite lyrics nziza zifite na meaning nyine ku buryo umuntu yumva ikintu akahita tekereza na meaning ntago tuje kubaha za ndirimbo zaba baraperi nyine nawe urabazi bapushidora abandi bose. Iyi project mufite yarasohotse iri kuri YouTube kugira ngo byibura nawe usobanurira abadukurikiye iri kuri YouTube channel wayivuze ariko nagira noneho wongere wibutse abadukurikiye iri kuri YouTube channel yitwa ngo iki ese ahigereye kuri YouTube muyiteze gute bitewe nuko murimo kubona abantu bayakiriye? No kuvuga ngo channel ni bahita zone 250 video imaze amasaha 17 isohotse. Hari abantu bashinze indirimbo yanjye
hari abantu bashinze indirimbo yanjye maze amasaha 17 Katarina mukobwa mwiza mayitomate Katarina rukundo rwanjye mina kulave gawigira hino kujya n'ahandi ukora urukundo tukareba ko basi ahantu yagera na lirimo bakazumva ubwo no kuvuga ngo umuntu ushaka kuba yareba iyo ndirimbo nta mana ibaho ntibanyumve nabi ariko ndaza kwisobanura wenda mani ni ukuvuga ngo abifuza kureba indirimbo ya Young B nta mana ibaho arayisanga kuri zone 250 arayisanga kuri channel bita zone 250 zone bisanzwe na space 250 twanabibabwira mu kinyarwanda kuko umuntu ushobora kuba akurikira YouTube ariko noneho ibyo bya space atabizi ubwo ni zone mu kinyarwanda arasiga kanya yandike 2 5 0 ahita akorana ka kantu nyina gakanda no kunzogera kara kantu kaba ari fresh bifasha umuntu noneho gukurikirana ikintu cyasohotse ahantu ya subscribing of course n'ibindi dushyiraho cyane ko ari entertainment icishaho indirimbo n'ama interview asanzwe ibintu nk'ibyo nyine. So iyo ndirimbo wagize igitekerezo urimo kuyihanga cyangwa se kuyandika, igitekerezo cyaturutse hehe ujya kuvuga ati nta mana iba? Icyo gitekerezo abantu benshi bacyumva nk'ubusazi, na nisa nta nubwo abantu bari babyumva. Ubu nifata umuntu nanjye w'umusiramu ndasohora indirimbo ngo nta mana ibo, na n'isaha ntago abantu bari babyumva, ariko iyo ndirimbo uko bakomeza kugenda bayumva nagira ngo basobanurire akantu gakeya. Urumva uko bari bugende bayumva burya baraza kubasha gusobanukirwa icyo indirimbo yashatse meaning yayo. Nukuvuga ngo projet uburyo icyo gitekerezo nakigizemo, urabona ko hari igihe abantu bajya bafata kumva sinjye muntu uhakanye Imana, njye simpakana Imana, ariko hari abantu bayihakana bakaba ko Imana itabaho. Of course kabisa. Murabizi ko n'abantu biga ama biology baho usanga bavuga ngo ibintu bituruka mu bimera biki, ariko hari n'abantu bahakana Imana ariko ntago bavuga, bo bavugira ni kuri wa mwuka hirya no hino. Urumva, ariko abantu bayemera tugaragara turi benshi. Nararebye ndavuga ati se kubera iki ko hari abantu bahakana Imana, ko barahari hakaba ari n'abayemera ibyo bintu, reka noneho sasa mbikoremo indirimbo sasa abantu bumva ukuri kw'ibintu. Buretse muri mavasi yanjye hagati yanjye na Amaji uzumva uburyo bimeze. No kuvuga ngo muri voice zanjye ziza zivuga Imana ibintu nyine idashobora. Urumva, kuko ari naho mvuga nk'urugero ngo we freestyle yayo. Urumva, ndavuga ngo abantu mu buyobe harimo ubutekamitwe, stress zaratwishe, benshi barimanika bakahaburira amagara, ni guti taturabura byemere cyangwa ubyange badufata nk'amatente, sinemera ibyo ntazi nge mbifata nk'ubufu, na padiri yavuze ko ari amayobera amatagatifu, ushingira kuki aka kanyuri kubyemeza iramutse iriho ntago yabituraburiza, ni gute yaduteza ibyorezo nka corona ngaho mudupfuka munwa, iziko dutunzwe n'umunwa ikaduteza ibi virusi nka sida yari kubifata ikabishyira mu nyamaswa, ibyo byose ubwo ninde twabishinja? Ibyo ashoboka idapfushiriza impinja ikaduteza ubwoko bw'ayamaninja dufite ubukene. Reka nge simbyumva neza, ninde muzi wayisenze ubayeho neza, icyo mpfa n'abantu nabo nibashishoza tuzahora mu buyobe kandi turi abasaza, nge sibifura indi ngende cyakoze kabisa. Ati nge sibifura indi ndimwene kanyama. Kandi kantu utibagirwa, tukiri abana twakuze twumva ko mu ijuru ari hejuru, dukura twumva ubuzima ko ari hasi y'ubutaka. Gahunda abantu bafite iraha, ni gute twabinjiji bigeze aha ngaha. Urumva ko nyine nayiraburije. Ntago nyine urabona nka upcoming, yego maze igihe muri industry ariko biragoranye gukorana Amaji, umufatishije gute? Biragoranye, ariko buriya iyo umuntu ari mu upcoming ukaba ufite impano y'iki kintu gukora, ntago burya umuntu yakwiyemeraho, ariko nawe hari ahantu yakubonye burya biba bigoye burya gukora n'umuntu atarigira akora mu industry, biba bigoye kuko akwiyemeraho akaguca ibintu birenze. Ariko kubera ko ngiye nakoze kandi tukagenda duhurira mu mashow atandukanye, akavuga ati wa umupeti ndamubona cyane kuno no mbere narakoze mane za 2018 na 2019 hatari yazamo covid narakoraga cyane. Rero sasa bigakubita nuko nshobora kumusaba collabo ikintu nk'icyo no akarusho nkazana ID
kuko buryo ushaka umuntu korabo ureba iki kintu afiringa cyane. Noneho idea y'indirimbo nayizanye muri ubwo buryo kuko numvaga ko Ama-G bora ari umuntu twabasha kuyikorana ikagenda fresh. Ubu wenda abakunzi ba Young B n'abamaze kubona iki kiganiro cya Young B biteguriye ryari bindi bihangano kuri Zone 250. Ibihangano byo ni ukubyitegura kuko ibihangano birahari, ahubwo ikintu badufasha iyi projet niba yumve nabi, nicyo kintu njye nkiri kubwira abantu kuko n'izi saha iyi projet feedback zayo akanyigiyeho muri amasaha imazeho. Hari n'abantu bagenda bari kumamagara ariko mbwa ati se ni gute ugeze ahantu ho guhakana Imana? Bari kubyumva nabi, njyewe bari kumva voice yanjye ariko ntago bari kumva voice ya Ama-G. Urumva voice ya Ama-G iraza ivuguruza bya bindi navuze, cyane cyane no muri karasi bazabyumva mvuga ngo Imana ntago ibaho ni injoga z'abazungu. Ama-G akakubwira ati ngo Imana ibaho ahubwo n'ukuri bihaye. Urumva nyine twebwe turi kugenda dukora iki? No kuvuga ngo we aravuguruza ibyo mvuga. Urumva hagati y'abantu batangiye kugenda banyumva nabi ngo natangiye guhakana Imana, nge nemera Imana bro. Yaka nawe rero tubwire tugana ku musozo w'ikiganiro, ngira ngo director yabikubwiye ati uramutse ubaye umuhanzi nagufasha ukivira mu bintu bya social media ukareka kugirana ibyo bibazo n'abantu nk'uko urimo kuvuga ati gutya na gutya. None rero we witeguye ryari kuza muri muzika? Ibyerekeranye na muzika ngewe ndi mu buzima rusange, byerekeranye n'ibyo n'abakecuru bambara twamenya, ugasanga umumama afite imyaka 47, 48, hafi 50 acyambara kamini. Mwese ubwo abari guha abana b'uburere. Mwese niba ufite umwana w'umukobwa ufite imyaka 15 ukambara kamini uri umukecuru, uwo mwana wazambara iki? Ubwo zambara ubusa. Ari abantu njya mbona kuri televiziyo bambara udukariso duhishe nk'ahandi imbere hano ku gitsina gusa, ari wafunze akandi kagozi kanyuze hagati y'ikibuno gutyo. Yambibona kuri televiziyo, sinzi niba wenda nari nzi ko wamubonye ndamwahuye. we njyewe neza murara ariko bavuye televiziyo abantu banyamuziki nawe rwose iyi muziki muri kwigisha icyo kibazo reka tukibaze na director MK nawagire abanyamuziki muri abanyamuziki rwose gukora video ugasanga umukobwa rwose yambaye ikibuno rwose n'agakariso. Reka nane tubibaze MK nk'umu director nyine nawe directing indirimbo aragiye uko bitubwira icyo kintu yakanawe agaruye akomoje tujya no ku musozo w'ikiganiro. Nkawe wenda ukora indirimbo abahanzi hari izo tuzi nabo ba Bulldog benshi cyane wagiye ukorera, ntago ndi bubavuge ngo mbarondore, ariko rero nanone nkawe ukorera indirimbo abahanzi niyo mugiye gushutinga bamugani nk'umuhanzi umukobwa kaza yambaye kuriya bura ntago bibacumuza? Yano kuvuga ngo umuntu nyine areba ikintu kizacuruza tu, ntago biducumuza ko tuba twarabimenyereye kuko ni we n'umuhanzi akeneye umukobwa ari kukamwambara ubusa nk'uko yavutse cyuruze nta kibazo. Cyambere umuhanzi abakeneye hiti nyine abakeneye ko indirimbo icuruza ikareba. Rero biriya ni akazi n'abakobwa babikora baba bari mu kazi. Director hari ikindi kibazo kimwe nshaka kubaza kuko turi kugana ku musozo w'ikiganiro. Bakunda kuvuga ngo mu bintu by'amashooting akora by'indirimbo iyo abakobwa bambaye kuri ati haberamo n'ubusambanyi, ibyo bintu urabivuga iki? Nose umukobwa yaba yambaye ubusa imbere ya kamera ubwo hari ikindi yakwimaza? Ntago byari byambo wenda nko kuri tele yanjye, ariko sinanabihamya ko buhabera. Ntago mbihamya. Kandi akavuga ati nta kuntu yaba yambaye busa kuri kamera ngo yange agira ikindi kintu atakora cyangwa ikintu akwima. Yenda ari yakawe yahageze akabona yambaye ubwo busa cyangwa nako kariso yavuze kuri yenda yakabitewe n'ukuntu akunda ibyana ashobora kwita rompeka ku kanya. Ajya ngo naga kariso ngo kakafunze imbere ngo inyuma. Hariho nabonye wa wundi yafashe amashu ayashyira ku tubere tw'umukobwa bajya mu bwato ngo n'amashu hano ikariso ayigira amashu rwose biriya bintu ko urafata amababa y'amashu turya
mwambika amabere nk'Abanyarwanda mwe kuko ibintu bizatumarira iki bizatugeza so mukomeze musambane rero Presikide komeza uryoherwe Ndimbati komeza wihangane Imana nibishaka izakugarura thank you very much murakoze cyane this is YAKA aka Mobimba so reka mbashimire kubw'ubutumire nizere ko next time dukeneye kongera kuganira namwe tuzongera tugahuza neza fresh haramutse hasohotse indi projet hano ni mu rugo turi kumwe namwe ngira ngo rero nkuko wabyumvaga nkuko twe twatangiye tubikubwira nayo ndi kumwe na director MK akaba ari umukameraman nangwa se umuntu ufata amashusho y'indirimbo zigiye zitandukanye z'abahanzi bagiye batandukanye akaba ari kumwe na mugenzi we Young B akaba nayo twe turimo tuganira